Mu muryango mugari wa UN harimo organization yitwa Office of the High Commissioner for Human Rights. Iyi twakita organization cyangwa se office ikaba ishinzwe kureba uburenganzira bwa muntu ku isi yose ndetse hakiyongerwamo n'imfungwa. Uyu muryango kuva washingwa watangiye kuvuga yuko gereza nyinshi ku isi zitubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse muri izo gereza nyinshi ziri ku isi uburenganzira bw'imfungwa ziba zifungiye muri izo gereza ntabwo bwitabwaho, yaba ari uguhabwa ibyo kurya byiza, kugirirwa isuku ndetse n'ibindi bintu byose buri muntu wese ku isi afite uburenganzira bw'uko agomba kubihabwa. Muri izo gereza tugiye kureba gereza za mbere 10 zimeze nk'ukuzimu, buri wese uba ufungiyemo ataba afite icyizere cy'uko azasohoka, nubwo no kugira icyo cyizere cyo kuzasohoka haba ari ikosa, ahubwo buri mfungwa yose ifungiye muri iyo gereza iba ifite ubwoba bw'uko isaha n'isaha yabasha gupfira muri iyo gereza. Mu magambo make kandi asobanutse, izi gereza zifatwa nk'ukuzimu kuri buri muntu wese cyangwa se imfungwa yose ifungiye muri izo gereza tugiye kuvuga muri kano kanya. Niba utarakora subscribe, banza ukanda akabuto ka subscribe ubundi ubashe kujya ureba ibiganiro byose ndetse n'amakuru bicukumbuye bica kuri iyi channel ya Ozone TV. Nongeye kuha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imyaka 1000 mbere y'ivuka rya Yesu mu gihugu cya Misiri cyangwa se ahazwi nka Egypt, hari kuba cyitwa Egyptian Civilization. Si ibyo gusa, icyo gihe habaga n'icyitwa Mesopotamian Civilization, aho ibihugu byinshi ndetse n'utundi duce twinshi mu isi twari turimo turatera imbere, iterambere ndetse n'ubwenge biri kuzamuka cyane mu isi y'ikiremwa muntu. Igihugu kizwi nk'igicumbi cy'ubwenge cyangwa se igihugu cyagize abantu benshi b'abakurambere bazanye ibintu byinshi by'ubwenge binakoreshwa kugeza kano kanya, icyo nta kindi ni Misiri cyangwa se Egypt. Icyo gihe Misiri irimo iratera imbere cyane kubera ko nicyo gihugu cya mbere cyagize civilization ya mbere mu isi yose. Igihugu cya Misiri ko cyateraga imbere yabo ari mu bintu by'ubwubatsi, iby'ubwenge ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abantu nabo niko bagendaga bakora ibyaha byinshi, ubwicanyi, ubusambanyi bukabije, urugomo ndetse n'ibindi, ku buryo abantu benshi babaga mu mujyi mukuru wa Memphis. Iyi Memphis akaba ariwo mujyi mukuru w'icyo gihe ku gihugu cya Misiri. Bari barabaye abanyabyaha ku buryo bukomeye cyane, byageze aho Farawo wayoboraga igihugu cya Misiri muri icyo gihe, hakaba ariwe Farawo Ramses wa kabiri, yavuze ko bagomba gushaka inzu. Mu gihe wakoze icyaha wese hakatiwe urubanza ubundi icyaha kikamuhama, bagombaga kubaka izo nzu, hakaba arizo bazajya bafungiramo abantu bose bagiye bakora ibyaha mu mujyi wa Memphis ndetse no mu tundi duce twinshi cyane two mu gihugu cya Misiri. Icyo gihe Farawo Ramses wa kabiri niwe witangiye itegeko ryo kugira ngo bubake icyitwaga underground dungeons. Izi underground dungeons ukuntu zari zubatse, babashaga gucukura ubutaka munsi bakubakamo utuzu dutoya twegeranye, bakajya bafungiramo abantu bakoze ibyo byaha, ubundi hejuru y'utwo tuzu bakabona kubaka inzu zisanzwe abantu baturagamo ndetse hakorerwagamo n'ibindi bikorwa byinshi byaberaga mu mujyi wa Memphis mu gihugu cya Misiri. Tubivuze mu magambo makeya, underground dungeons zatangiriye mu gihugu cya Egypt. Twavuga ko ari nka ryo tangiriro rya gereza ryatangiye mu kiremwa muntu ku isi imyaka 1200 imbere y'ivuka rya Yesu, ubwo abantu batangira gukora ibyaha byinshi by'indengakamere, maze ubutegetsi bw'iki gihe bukemeza yuko buri muntu wese ukoze icyo cyaha cyangwa se icyaha cy'indengakamere hagomba gufatirwa ibihano bigendeye kuri ibyo byaha yakoze, ubundi agafungirwa muri izo underground dungeons arizo zari gereza z'iyo myaka. Egyptian Civilization ikiri kuba, hari kuba icyitwa Mesopotamian Civilization. Iri terambere ry'abaturage bo muri Mesopotamia muri kano kanya bagira nk'abantu batuye mu burasirazuba bwo hagati bwa Aziya, twavugamo nk'ibihugu nka Turukiya, Iraq, Syria ndetse no mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cya Egypt cyangwa se Misiri, aho hose hafatwaho mu gace kitwa Mesopotamia. Ubuyobozi bwo muri iyo ntara ya Mesopotamia muri iki gihe nabwo bukimara kubona ibyo Misiri bakoze, kubera naho habaga ibyaha byinshi by'indengakamere, bemeje ko bagiye kubaka izo underground dungeons cyangwa se ibyo twakwita nka gereza muri ino myaka, gusa zubatse mu buryo bwa cave munsi y'ubutaka. Abanyamesopotamia nabo nibo ba kabiri babashe kubaka zino gereza mu buryo bwo kugira ngo bahane abaturage bo mu bihugu byabo bakoraga ibyaha by'indengakamere kandi bikabije. Igisobanuro cy'ibi ni iki: ni uko mu gihugu cya Misiri ndetse no muri Mesopotamia ariho hantu hambere ku butaka bwo mu isi hatangiye icyitwa gereza cyangwa se igororero ry'abantu bose bakora ibyaha muri sosiyete y'abantu. Muri kano kanya tugiye kureba gereza 10 za mbere zimeze nk'ukuzimu, aho buri muntu wese uba yirimo aba yikanga urupfu cyangwa se niyatakikanga urupfu, uburenganzira bwe nk'umuntu cyangwa se nk'ikiremwa muntu buba buri mu kangaratete.
bitewe n'imico cyangwa se ibintu byinshi bibera muri izo gereza. Reka duhere kuri gereza ya 10. Gereza ya 10 yitwa La Modelo Prison, ikaba iherereye mu gihugu cya Colombia. Iyi akaba ari gereza yubatswe mu 1957. Iyi La Modelo Prison yari yubakiwe kuzakira imfungwa zirenga 5810. Gusa muri kano kanya ikaba ifite imfungwa zirenga 11,000. Birumvikana ko yikubye kabiri imfungwa zagombaga kuza kuyibamo. Iyi gereza ikireba ku mashusho ukuntu mo imbere yaba hameze, gereza uba usanga imfungwa ziri kumwe zegeranye, yaba ari mu buryo bwo gukora amasuku ndetse no kuryama. Nta mfungwa n'imwe ifite ubwinyagamburo cyangwa se ahantu haho bwite, kubera ko hano habamo imfungwa nyinshi kandi zitagira amaseri yo kubamo, ahubwo zirwa zitembera mu gipangu mo imbere. Bitewe n'urugomo rubera muri ino gereza, itariki 27 z'ukwa gatatu umwaka w'2000, muri ino gereza hapfuye abantu barenga 100 kubera imirwano yari yabaye mu mfungwa mo imbere. Ubuzima bw'imfungwa zirenga 100 zose zapfuye kuri uwo munsi. Si ibyo gusa, igeza mu mwaka w'2020 ubwo hateraga icyorezo cya COVID-19 mu isi yose, imfungwa zirenga 200 zose zagerageje gutoroka ino gereza bitewe n'uko bari bafite ubwoba yuko ino COVID ishobora kubica kubera ubucucike buri no muri ino gereza. Mu kugerageza gutoroka kw'izo mfungwa, 23 zishwe n'abapolisi bazirashe mu gihe bageragezaga gutoroka, izindi 83 zose zirakomereka zijyanwa kwa muganga. Iyi akaba ari gereza ya 10 idafite umutekano habe na muke bitewe n'urugomo ndetse n'ubucucike buri no muri ino gereza. Tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga gereza yitwa Tadmora Prison. Iyi Tadmora Prison akaba ari gereza iherereye mu burengerazuba bwo hagati bw'isi mu gihugu cya Syria. Iyi Tadmora Prison yubatswe mu 1980 kandi iyi gereza yari yubakiwe kugira ngo ijye yakira abanyapolitiki b'abanyabyaha bagiye bakora ibyaha byinshi muri kino gihugu cya Syria bonyine. Si ibyo gusa, gereza iherereye mu butayu, bivuga yuko ikintu cya mbere kigora imfungwa zo mo imbere muri ino gereza ni ikirere cyaho cyangwa se klima yaho, bitewe n'uko ubushyuhe buba mu butayu aho iyi gereza iherereye bubangamira buri mfungwa yose iherereye muri ino gereza. Bivuga yuko no kubona amazi biba bigoye cyane kubera ino gereza iherereye mu butayu. Tugendeye ku mwanditsi w'umunyasiriya wabaye muri ino gereza imyaka 2 witwa Salmeh Kaila, yatangaje ko ino gereza badakwiye kwitegereza, ahubwo bakwiye kwita kuzimu, kubera ko buri muntu wese uyirimo hafite amahirwe menshi arenga 80% yuko isaha n'isaha yose yapfa, yaba ari ukwicwa n'umwuma wo kubura amazi cyangwa se kwicwa n'inkoni abasiriveya bose bo muri ino gereza bakubita imfungwa iyo bagiye kuzihata ibibazo cyangwa se kuzitoteza. Si ibyo gusa, muri ino gereza kugira ngo uzabone imfungwa ifite silipa cyangwa se inkweto zo kwambara biba bigoye. Mu mwaka wa 2016 imfungwa imwe yari ifungiye muri ino gereza yakoze ibitarashobokaga cyangwa se bitarakikwaga n'abasiriveya bose, yinjiza silipa zirenga 100 kugira ngo izigurishe mu zindi mfungwa muri ino gereza. Bikimara kumenyekana, abasiriveya bose b'ino gereza batotesha imfungwa zose zari ziri muri ino gereza ku buryo bazirajije kuri sima amasaha 23 ku munsi, igihe kingana n'iminsi ine yose, bagira ngo barebe umuntu umwe winjije zino silipa cyangwa se bari bazizanye kuzigurisha. Ibi bikagira ino gereza ya 9 muri gereza mbi ku isi. Tujye ku mwanya wa 8. ADX Florence Prison yakaba ari gereza ya 8 iherereye mu gihugu cya Amerika. ADX Florence Prison yakaba ari gereza iherereye mu gihugu cyo muri Amerika mu mujyi wa Fremont County ahegereye umujyi wa Colorado. Iyi gereza yubatswe mu mwaka wa 1994 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashaka kubaka gereza izajya ishyirwamo abanyabyaha ruharwa gusa cyangwa se abantu bose baba mu iterabwoba ryinshi rigiye ritandukanye ku isi. Iyi gereza yubakwa yahawe ibipimo bigiye bitandukanye kandi bitangaje muri buri cyumba cy'imfungwa yose ifungiye muri ino gereza, aho buri cyumba cyose buri mfungwa ifungiyemo kitaba gifite metero 2x2, aho buri mfungwa yose birimo imbere bavuga yuko ibasha kurambura amaboko igakora ku gikuta ndetse n'ikindi, aho buri mfungwa yose itafite ubwinyagamburo buhagije muri ino gereza. Gereza ifungiyemo abayobozi benshi b'iterabwoba mu mitwe myinshi igiye itandukanye mu isi, tuvuzemo nka Al-Qaeda. Ndetse si ibyo gusa, iyi gereza ikaba yarafungiyemo n'abagizi ba nabi benshi bagiye batandukanye, harimo nka Ramzi Yusuf. Uyu nguyu akaba ari umugabo wahamijwe ibyaha byo guturitsa World Trade Center ku itariki 11 z'ukwa 9 2001 mu gihugu cyo muri Amerika. Birumvikana ko iyi gereza nta mikino cyangwa se imishinyiko ifite kuri abo bantu bose b'iterabwoba bagomba gufungirwamo hano. Mu buryo bwo kugororwa niyo bigomba gushyira amategeko akarishye kuri zino mfungwa. Ibi nabyo bigira gereza ya 8 muri gereza mbi iza mbere ku isi. Imfungwa zagiye ziva muri ino gereza hagiye hagaragara yuko bagiye bafite ibibazo byinshi byo mu mutwe,
kubona ibintu bidahari, mental disorder cyangwa se kugira ibibazo byinshi byo mu mutwe, yaba ari nk'ubusazi, ihahamuka ndetse n'ibindi byinshi. Reka tujye kuri gereza ya karindwi, La Sante Prison, yakaba ari gereza iherereye mu gihugu cyo mu Bufaransa. Iyi gereza yubatswe mu mwaka w'1867, ikaba iri muri gereza zizwi cyane mu gihugu cyo mu Bufaransa, zibikwamo abantu n'ibisambo ndetse n'abandi banyabyaha ruharwa mu gihugu cyo mu Bufaransa. Iyi gereza mu mwaka w'2000 hagaragawemo irondaruhu rigiye rikabije, aho ino gereza yafashe icyemezo cy'uko iyi gereza bagiye gucamo ibice bakurikije ku bwoko bw'abantu bayifungiyemo. Bafashe igice cy'abanyaburayi babashyira ukwabo, igice cy'abanyafurika nabo bafungirwa ukwabo, ndetse barongera bakora n'ikindi gice giturukamo abantu bose bo muri Aziya bakajya bafungirwa ukwabo. Birumvikana ko ubuyobozi bw'iyi gereza bari bazanyemo irondaruhu rishingiye ku bwoko. Iyi gereza kuva mu mwaka w'1939 niyo gereza yakatirwagamo imanza z'urupfu ku bantu bose babaga barakoze ibyaha by'indengakamere mu gihugu cyo mu Bufaransa. Iyi gereza kandi yubakwa yari yarubatswe igenewe utwumba 500 tw'imfungwa, gusa nyuma yaje kuvugururwa utwumba duhinduka 1000 tugenewe imfungwa zose ziba muri ino gereza. Mu mwaka w'1999 muri gereza kubera itotezwa ribamo ry'imfungwa, habanije 24 b'imfungwa bapfuye muri gereza bazize itotezwa bakorerwaga n'abasuriveya muri iyi gereza. Ibyo bikimara kuba, leta y'Ubufaransa nta kintu yigeze bivugaho, gusa umwanditsi witwa Veronica Vazer, uyu mwanditsi yari n'umuganga muri ino gereza mbere y'uko ayivamo, yari umuganga ushinzwe kuvura imfungwa muri ino gereza mbere y'uko asezera mu kazi muri ino gereza. Akimara gusezera yasohotse hanze, yanditse igitabo avuga ku itotezwa rikorerwa imfungwa zose zifungiye muri ino gereza, ndetse avuga ko rimwe na rimwe izi mfungwa zajyaga zihatirizwa kurara kuri matora zirimo udusimba twinshi, ndetse bakarazwa mu byumba bisa nabi n'umwanda bidafite isuku habe na nkeya, udusimba duto n'udukoko duturuka ku mwanda tukarya izo mfungwa, ndetse zimwe zikanarwara indwara nyinshi zituruka ku mwanda. Si ibyo gusa, Veronica Vazer muri iki gitabo yongeye kuvuga yuko imfungwa 2 mu cyumweru konyine ariko zahabwaga uburenganzira bwo kujya koga. Ibi bigatuma gereza nayo iba iya 7 muri gereza mbi muri gereza zose ku isi. Tugeze kuri gereza ya 5, Camp 14 Kasheun. Iyi akaba ari gereza iherereye mu majyaruguru ya Korea, ikaba yarubatswe mu mwaka w'1959 ndetse ikubakwa igenewe kugifungirwamo abanyapolitike bangaga ubutegetsi bwari buyoboye Korea y'Amajyaruguru, ariko ubutegetsi bwari buyobowe n'umugabo witwa Kim wa kabiri Sung. Iyi gereza, kumva umuntu wese arwanyirwa ubutegetsi leta agahabwa karibu muri ino gereza vuba na bwangu nk'umwanzi wa mbere wa leta. Iyi gereza kwifungirwamo abanyapolitike ntabwo ari byo bigira mbi, habwa gereza ikigira mbi ni ukubera ko buri muntu wese uyifungiwemo waragambaniye igihugu cya Korea cyangwa se ubutegetsi bwa Korea ya ruguru agomba gufunganwa n'ibisekuruza bye bitatu byose bimuturukaho, bose bagafungwa muri ino gereza paka imyaka yabo irangiye y'ubuzima bwabo. Si ibyo gusa kandi, iyi gereza ibasha kwakira abantu barenga 15,000 bose. Abantu bose bafungiyemo imbere baba bagomba gukora amasaha arenga 12 ku munsi, kubera ko bahera saa 11:30 za mu gitondo kugera nijoro hafi saa 3 bakiri mu mirimo. Imirimo irimo ubworozi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi birimo myinshi ivunanye. Muri make nta watinya kuvuga ko imfungwa zo muri ino gereza ziba zifashwe nk'abacakara, kubera ko aribo bakora amasaha ameze gutyo kandi bavunika cyane. Si ibyo gusa, muri ino gereza ikintu cyitwa imirire kiragoye cyane kuri buri mfungwa wese wifungiyemo hano, aho bivuga yuko imfungwa nyinshi zibasha kurya ibisimba byapfuye, inzoka, ibikeri ndetse n'ibindi iyo inzara yabishe. Iyi gereza si ibyo gusa, kuruta kuyisohokamo n'ibintu bidashoboka, kubera yuko ugerageje kuyisohokamo uhita wicwa. Muri make nta muntu n'umwe wabasha kuyisohokamo ari muzima. Tujye kuri gereza ya 5, Rikers Island Prison. Iyi akaba ari gereza iherereye mu gihugu cyo muri Amerika mu mujyi wa New York City. Gereza ya Rikers Island ikigira gereza ya 5 mbi ku isi, no kubera ko ino gereza nta suku na nke ibamo. Buri mfungwa ifungiye muri ino gereza kubona amazi meza yo kunywa biba bigoye cyane, ndetse hakaba harimo n'indwara nyinshi ziva ku mwanda imfungwa nyinshi zirwara ziri muri ino gereza. Igereza kandi buri muntu wese uyifungiwemo kugira ngo ahure n'umunyamategeko yiwe ni ibintu bidashoboka, kubera ko kugira ngo uhure n'umunyamategeko wawe cyangwa se umwavoka muri ino gereza biba bigoye cyane, ndetse hari n'igihe bavuga yuko bidashoboka kubera ko muri ino gereza nta munyamategeko wemerewe kuza kugusura uko yiboneye. Tujye kuri gereza ya 4, Attica Correctional Facility Prison. Yakaba ari gereza iherereye mu gihugu cyo muri Amerika muri New York.
Iyi gereza yubatswe mu 1929 ndetse iyi gereza yubatswe mu buryo bwo kugira ngo imfungwa nyinshi zari ziri mu gihugu cyo muri Amerika zigabanyijwe muri ino gereza yari yubatswe ari nshyashya. Muri iyi gereza buri mfungwa yose imara amasaha arenga 14 ku munsi ifungiranye mu kumba kayo. Si ibyo gusa kandi n'ibyo barya imfungwa zitangaza yuko nta suku ihagije biba bifite. Mu mwaka wa 2019 izi mfungwa zahawe rugari kugira ngo zisabe ikintu cyose bifuza bakorerwa muri ino gereza. Icyifuzo cya mbere kuri zino mfungwa zose ziba muri ino gereza bavuze yuko bahabwa amahirwe buri wese agahabwa uburoso bw'amenyo. Birumvikana yuko no kubona uburoso bw'amenyo muri ino gereza bwo kwiborosa aba ari ikibazo. Ubusabe bwa kabiri bw'izi mfungwa basabye kwemererwa kugira ngo bajye babasha koga inshuro zihagije ku cyumweru. Birumvikana ko no kubona amazi yo koga ari ikibazo. Ibi bikayigira gereza ya kane muri gereza mbi ku isi. Tujye kuri gereza ya gatatu, Ciudad Barrios Prison, ikaba iherereye mu gihugu cya El Salvador. Iyi gereza akaba ari gereza ya mbere mu gihugu cya El Salvador ifungiyemo uduce tw'amabandi twinshi. Urugero nka gurupe y'amabandi yitwa Salvatrucha ndetse n'iyitwa Cali 18. Iyi Cali 18 hakaba ari gurupe ebyiri zigiye zihanganye kuva kera muri kino gihugu cya El Salvador. Izi gurupe z'amabandi ebyiri zihanganye kuba zifungiye muri ino gereza bituma ino gereza ibamo imvururu nyinshi, abantu bakabura ubuzima umunsi ku munsi muri ino gereza. Igereza ibamo imfungwa zirenga 2500, aho umupolisi umwe basi aba arebera imfungwa 50. Birumvikana ko harimo abapolisi bake cyane bigatuma igereza nayo iza muri gereza zidafite umutekano habe na muke. Ku mwanya wa gatatu reka tujye ku mwanya wa kabiri, La Sabaneta Prison iherereye mu gihugu cya Venezuela. Igereza Hugo Chavez, perezida mukuru w'igihugu cya Venezuela, yivugiye ubwe yuko igereza ari umuryango ugana ikuzimu. Iyi gereza umupolisi umwe cyangwa se umuseriviye umwe aba areberera imfungwa 150. Birumvikana ko umutekano wawo nawo ari muke cyane. Gereza twavuga yuko ari akasamutwe mu rugomo, yubatswe kugenewe imfungwa 1500, gusa kuri ubu hakaba habamo imfungwa zirenga 2500 muri ino gereza, ndetse harimo n'imfungwa zirenga 192 z'abana batujuje imyaka nabo bafungiye muri ino gereza. Gereza bivugwa yuko abantu benshi bajya ku matoilette asa nabi akozwe mu buryo bwa shitingi afite umwanda, no kugira ngo babone amazi abenshi bayakora muri dushe aho bogera kugira ngo babone amazi yo kunywa. Ukoga bwo abantu bane babasha guhura ku ndobo imwe kugira ngo babashe koga. Yakaba ariyo gereza ya mbere ifite abantu benshi bakunda kurwara kolera muri kino gihugu cya Venezuela ndetse no ku isi hose bitewe n'umwanda uhaba. Tujye ku mwanya wa mbere, Carandiru Penitential Prison mu gihugu cya Brazil. Iyi niyo gereza ya mbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi, kandi akaba ariyo gereza ya mbere ku isi ifite abantu benshi bayipfiramo umunsi ku wundi kurusha izindi gereza zose ziri ku isi. Iyi gereza yubatswe mu 1920, yubatswe n'umugabo witwa Samuel Danavasi. Uyu mugabo akaba yarubatse ino gereza yigenewe kugira ngo ijye yakira imfungwa 4000 gusa. Gusa kuri ubu hakaba habamo imfungwa zirenga 8000 bose muri ino gereza. Si ibyo gusa, iyi ni gereza ibarirwamo abantu benshi bafite ubwandu bwa sida, kandi hakaberera ubutinganyi bwinshi bugiye bukabije, ndetse bukaba kuri bamwe na bamwe batabigizemo n'uruhare, kandi hakabamo n'urugomo rukabije. Iyo ubona imfungwa zo muri ino gereza ubona benshi barwaye indwara z'uruhu zigiye zitandukanye, abenshi isuku ntayo. Si ibyo gusa, iyi gereza imfungwa nyinshi ziba zitungiye imbunda mo imbere muri ino gereza. Gereza irimo abantu barenga 8000 bose, ikaba ifite abaseriviye batarenga 1000 bonyine bagomba gucunga bano bantu barenga 8000. Mu mwaka wa 1992 muri ino gereza habereye umurwano ukabije w'imfungwa, ubwo yari yabaye ibibazo biturutse kuri football, imfungwa ziri gukina umupira. Icyo gihe imfungwa zirenga 111 zarapfuye bizipfire muri uno murwano, bahamagaye n'abaseriviye ngo baze babakize, nabo hapfamo izindi zirenga 16. Igihugu cya Brazil kiri nibwo cyifashisha special force y'abapolisi ndetse n'abasirikare kugira ngo baze gushyira ku murongo ino gereza. Kugeza n'ubu rugomo ndetse n'ibyaha bikorwa muri ino gereza, polisi ikaba itabasha guhangana nabyo, ahubwo barwana no kugira ngo bano bantu bose b'imfungwa barimo imbere, yaba ari abafite urugomo, abakuru b'amagurupe y'amabandi, abatunze imbunda muri ino gereza, kugira ngo badasohoka, ahubwo bakarwana no kugira ngo basi bagumemo aho ngaho batajya gukorera ibindi byaha hanze muri sosiyete yo hanze muri rubanda rwa Brazil. Basha kugushimira wowe waruteze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi, ukanda akabuto ka subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri ino channel. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wacyandika muri comment, ubundi tukazakiganiraho ubutaha.
nongeye kubashimira, ibiganiro byacu nakagaruka.